Ibihe byiza mwe mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV yo channel yoce muri hirya no hino yaba bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino kwisimba ikaze kuri On Time TV ni YouTube channel mwe rukumbi korano mu Rwanda tubageza amakuru n'iganiro byinshi byiza kandi byize byateye n'itsinda ry'abanyamakuru kabure mu gutsana amakuru abavugwa muri politike uburezi ubuzima umuco iyobokamana ndetse n'utuntu mbahaye ikaze rero muri kano kanya nk'uko umutwe nkuru wabibabwiye tugiye kugaruka ku mpinduka zitezwe gukorwa vuba nabwa ngo kuko muri no nkuru ndaza kubivugaho mu burezi bw'u Rwanda aho mu impinduka zikomeye cyane harimo nuko umurezi cyangwa se umwarimu mu mashuri abanza agomba no kuba yararangije kaminuza. Ese izo mpinduka ziteye gute, zikoze gute, zizatangira kubahirizwa ryari, ese muri rusange impinduka zose zizakorwa nize? Nibyo ngiye kubabwira muri kano kanya. Muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comments, mukande like, mukoresha niba utarakora subscribe nawe ikore nakundi bayikora bakanda kwa n'amagambo yanditsemo subscribe embereze na On Time TV hahitaza akameso k'inzogera ukagakandaho. Ubwo aho wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ari amakuru agezweho kuko umunsi kundi saa kuyindi mba ndi kubagezaho inkuru nyamukuru mu nkuru ziri kugenda zivugwa uba mu bambere babasha kubona notification muri telefone zabo cyangwa se muri mudasobwa zabo biterwa n'igikoresho cy'ikoranabuhanga ukomeje kugenda ugera gute ukoresha ukurikirana ibibera hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga unakurikira amakuru. Ino nkuru yacu rero iravuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB rumaze gutangaza ko hari abarimu bigisha mu mashuri abanza uburyo bategurwa. Bavuga ko ngo uburyo bategurwamo igihe kigeze ngo bavugururwe kuko imyaka biga ari mike ikaba ikeneye no kongerwa. REB rero ikaba imaze no kuvuga ko mu mavugurura ateganwa umuntu wigisha mu mashuri abanza agomba kuzajya abanza kurangiza kaminuza. Ibi ngibi bishingiye kuri raporo ya Minisiteri y'Uburezi yo ku bikorwa byo mu mwaka 2024-2025. Ni raporo yashyizwe hanze ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu hari muri no mwaka wa 2026. Ikaba igaragaza ko ibigo by'amashuri bigeze ku bihumbi 4,996 harimo ibihumbi 283 bifashwa na leta kubw'amasezerano, ibindi bigera ku gihumbi 576 bya leta, naho ibindi bigera ku gihumbi 337 akaba ari amashuri yigenga. Kugeza rero mu kuboza umwaka 2025 abarimu bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari ku kigero cyangwa se banganaga n'ibihumbi 133,029. Abangaba bakaba barimo abiza amashuri yisumbuye gusa bagera ku bihumbi 71 n'abarimu 11. Abafite icyiciro cya mbere cya kaminuza bakaba bagera ku bihumbi 10,337 mu gihe abari bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bari ibihumbi 21,147. N'umuyobozi rero w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ni Dr Mbarushimana Nelson yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ko gahunda ikoreshwa mu gutegura abarimu mu mashuri nderabarezi ikwiye kuvugururwa ikajyanishwa n'igihe, dore ko u Rwanda rufite amashuri nderabarezi agera kuri 16 yoherezwamo abanyeshuri barangije icyiciro rusange nyuma y'imyaka 3 bagahabwa uburenganzira bwo kwigisha mu mashuri abanza. Aho Dr Mbarushimana yasobanuye ko igihe abigisha mu mashuri nderabarezi bamara bari ku ishuri ari gito ugereranyije n'andi uko biba bimeze, bityo ko hari gukorwa ubushakashatsi ngo kino gihe cyongerwe. Ati biga kugira ngo bazajye kwigisha mu mashuri abanza, ariko iyo urebye igihe bamara ku ishuri ugereranyije no mu karere no ku isi hose usanga ari gito. Ibyo rero nabyo turi kubikoraho dukora ubushakashatsi tunabinoza neza. Kuva mu mwaka 2024 Uganda yatangiye urugendo rwo kugira abarimu bize nibura icyiciro cya kabiri cya kaminuza kubigisha mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza. Abasanzwe mu kazi badafite impamyabumenyi y'iki cyiciro bahawe imyaka 10 yo kuzaba barayibonye
muri Kenya ho turi kugenda tukompara n'ibihugu byo mu karere duturanye kugira ngo turebe se koko iyi gahunda u Rwanda rwihaye nyine irahura n'izihe, no mu karere ubundi ibindi bihugu bihagaze gute. Noneho tugiye mu gihugu cya Kenya, ubwo nari nkubwiye muri Uganda uko bimeze, ahubwo twinjiye mu gihugu cya Kenya, nacyo ni igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari. Muri Kenya rero umwarimu wo mu mashuri abanza yiga ishuri nderabarezi imyaka 3 nk'uko bikorwa hano mu Rwanda, ariko abanyeshuri bajya mu mashuri nderabarezi mu Rwanda bakaba bo ari abarangije icyiciro rusange tronkome bakiga nabo imyaka 3. Uyu Dr rero Mbarushimana ati mu bindi bihugu hari abiyongeraho imyaka 2 cyangwa 4, bishaka kuvuga ko hari abigisha mu mashuri abanza bafite AE cyangwa se bafite A0. Kwigisha ntabwo ari ibintu byoroshye. Ati buriya rero iyo mubona umuganga kwa muganga avura umurwayi akamubaga agashyiramo ikinya akagira urugingo avanamo akarusubizamo, buriya no ku ishuri nubwo mutabona izo mashini, ibyo byose biba biri mu mahugurwa ahabwa mwarimu. Uyu Dr Mbarushimana yavuze ko amashuri abanza ari wo musingi w'uburezi kuko ariho abana bigira gusoma, kwandika no kubara. Yagize ati igihe rero bagize abarimu beza bashoboye, ni hahandi nibakomeza mu mashuri yisumbuye bakajya muri aya mashami learning pathways, bazahitamo bikazatuma hari abakomeza muri TVET abandi bagakomeza mu mashuri makuru, bityo tukazagira umunyarwanda ushoboye kandi ushobora kuziteza imbere akazateza n'imbere igihugu. Abajijwe niba mu minsi iri imbere umuntu wize amashuri nderabarezi muri kaminuza ashobora kuzajya avayo akajya kwigisha mu mashuri abanza, yagize ati niko bimeze. Nk'uko yakomeje abisobanura rero, reka turebe ese izi mpinduka zigamije iki muri rusange kugira ngo nawe utangire ubyumve. Abari mu mashuri bari kwigisha amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza, mutangire mu byumve, mu bitekerezeho, mushaka ukuntu mwatangira kujya kongera ubumenyi bwanyu, muzamuke mujye kwiga za kaminuza. Nta kuvuga ngo njyewe ngo icyiciro ndiho kiramagije, mutangire mu bitegure, kuko ngo isoko mu gihugu cya Uganda bihaye imyaka 10 yo kuba babirangije kandi bari kugenda babigeraho. Muri Kenya mwabyumvisha umuntu yongeraho imyaka 3, na hano mu Rwanda urumva ko ingamba zafashwe kandi turifuza ko muguma mu kazi. Ubwo bunararibonye umaze kugira ugakomeza ukarera igihugu kandi bikagenda neza. Zino mpinduka rero zigamije iki? Aho nk'uko tugiye kubibona n'umuyobozi yaje kuba bivuga, impinduka zikaba zigamije ziba icyuho cyari mu masomo yigishwa. Ni impinduka zakozwe rero mu burezi mu mwaka ushize, zasize amasomo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye hawe indi mirongo, habaho imuza amasomo icyo twitaga combination, hatangira uburyo bushya bwiswe learning pathway. Uyu Dr Mbarushimana yakomeza agira ati ubushakashatsi twakoze no guhuza n'ibibera hirya no hino mu bihugu bidukikije n'ahandi hose ku isi, twasanze mu by'ukuri hari intege zari zihari zidafasha umunyeshuri kubasha kubohoka kugira ibyo ahitamo mu buryo bwisanzuye. Izo zose rero uko ari 10 twashyizeho ibyiciro by'imyigire twita learning pathways. Ibi bitatu harimo imibare na siyanse, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Muri siyanse harimo udushami 2, ni ukuvuga imibare n'ubugenge, ubumenyamuntu n'ubutabire. Aka kabiri kakaba imibare n'ubugenge, aka gatatu n'ubumenyi bw'isi n'ubukungu. Ati umwana wiyumvamo ko ashaka kwiga siyanse azajya muri icyo cyerekezo, icyo gihe bizamuha ubushobozi bwo guhitamo ibyo yakomeza ageze muri kaminuza. REB ivuga ko aya mavugurura yatumye abarimu ku masomo amwe n'amwe basaguka, kuko ubu niba amashuri 2 yo ku rwego rumwe agiye kwiga isomo rimwe, bose bahurizwa mu cyumba cy'ishuri bakigana, barangiza ababasuye bagasubira mu cyabo, mu gihe mbere byasabaga abarimu 2 nyine. Ngira ngo murumva uko bimeze. Ubu rero u Rwanda rukaba rufite icyerekezo cyo kugira abarimu bize kaminuza bigisha mu mashuri abanza nyine, nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda bivuga. Ngira ngo rero murumva uko bimeze. Ahasigaye na hanyu mugakomeza kugenda muduha ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comments, mukanda like, mukora share, niba utarakora subscribe mubwire ngo ikore, kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye dukomeje kugutegurira, bya bivugwa muri politike, ubuzima, uburezi, umuco, iyobokamana ndetse n'utuntu tundi bikugereho 5 kuri 5 wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ugiye urimo. Ariko muri kano kanya ubu tuvugana mu mujyi wa Kigali hari kubera
umuhango wo kumurika ibisate bizajya bikoreshwa mu muhanda. Ni ibisate by'imihanda yahariwe bisi mu byerekezo bine, aho muri kano kanya makuru mfite ari kongeraho muri kano kanya avuga ko umujyi wa Kigali watangaje ko hagiye gushyirwaho ibisate by'imihanda byihariye bizajya bikoreshwa n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ni mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga n'umuvundo w'ibinyabiziga mu mihanda ndetse no kwihutisha ingendo. Ibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali, muramuzi ni mama Emma Claudine, ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe nicyo nyesha ino nkuru, aho yavuze ko iyi gahunda izatangira gukoreshwa kuva ku itariki 24 z'uku kwezi kwa kane. Ubwo birumvikana ko ni ku munsi w'ejo tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026. Akaba yavuze ko ari gahunda igiye kugabanya umuvundo w'imodoka mu mihanda ya Kigali, aho abafite izabo basabwa kuzajya bagendera mu modoka rusange. Uyu Ntirenganya akaba yagaragaje ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizajya zigendera mu gisate cyihariye cy'umuhanda mu masaha y'igitondo kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo, ndetse no kuva saa 11 kugeza saa 3 z'ijoro. Muri icyo gihe rero ngo bisi zagikoresha igisate cyihariye, nta yindi modoka inyuzemo uretse imbangukiragutabara n'izindi zitwara abantu barenze 8. Aho Ntirenganya yavuze ko mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bashyizeho iyi gahunda kugira ngo abantu bafite imodoka bakangukire gukoresha izitwara abagenzi. Iyi gahunda rero ikaba izatangira mu mihanda ine y'ingenzi ikunze gukoreshwa n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali, harimo Downtown, Peage, Kanogo, Rwandex, Sonatube, Giporoso no ku Cyamitsingi, bakomeze Sonatube, Kicukiro, Centre Nyanza, bagere kuri Nyanza Bus Park, Downtown 90-30, Nyabugogo Bus Parking na Downtown, Gloria Hotel City ndetse na City Plaza. Uyu Ntirenganya akaba yagize ati hazaba hari indi bisi izajya izenguruka mu mujyi hagati nko ku isoko rya Nyarugenge, inyubako ya City Plaza ndetse n'ahandi izajya izenguruka ku buryo umuntu ashobora kuba yagenda mu mujyi rwagati atagombye gutega moto. Asobanura ko abatuye mu mujyi wa Kigali bafite imodoka bagomba kwitabira gukoresha bisi kubera ko nta modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange izongera kumara iminota irenga 5 muri gare. Uyu Ntirenganya akaba yamaze impungenge abantu bafite imodoka zabo ariko bakaba batuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho usanga bisi ziri kure y'aho batuye. Atabatuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali bashobora kuzajya basiga imodoka zabo muri gare cyangwa se ahandi habugenewe kugira ngo bafate bisi zibafashe kubageza ku kazi cyangwa se zibashe kubageza ku kazi mu bindi byerekezo bagiyemo hakiri kare. Yerekanye ko kuba hari abifuza gukomeza gukoresha imodoka zabo nta kibazo kibirimo, ahubwo ko bakwiriye kuzajya bubahiriza amabwiriza bakajya mu gisate cy'umuhanda cyabagenewe. Ati niba ushaka gukoresha imodoka yawe nta kibazo kirimo, ahubwo ibuka ko nawe ushobora gukoresha indi mihanda itarimo wa wundi w'ingenzi kugira ngo utaza gufatwa n'umuvundo w'imodoka ubashe kugera mu kazi hakiri kare. Uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga we yavuze ko bagiye gufatanya na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi gushyiraho ibyapa byihariye bigaragaza ko hari impinduka zabayeho hagati y'amasaha runaka. Ati binyuze mu bufatanye butandukanye hazashyirwaho ibyapa n'ibirango byabugenewe bigaragariza buri wese ko hagiye ko hagati y'amasaha runaka kugeza amasaha runaka icyo gisate kizaba cyarahariwe imodoka zitwara abantu muri rusange. Akomeza avuga ko bagiye no gushyira imbaraga mu gusobanurira abakoresha imihanda uburyo iyi gahunda igomba gukorwa no gushyirwa mu bikorwa binyuze mu kongera umubare w'abapolisi mu mihanda ya Kigali. Ngira ngo rero murumva uko ibintu biba bigiye bimeze, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye. On Time TV yo channel yo chess dukomeje kubategurira kandi like ukoresha nibagirwe no gukora subscribe
subscribe kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro byinshi byiza turi kubategurira byabivugwa hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi bize kukugeraho mu buryo ukoreye. Nge mwari kumwe ni Sebastian nk'uko bisanzwe, ukomeze mugire ibihe byiza. Ikaze ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'inyunganizi. Bye.